amayeri ajyanye n'imyitwarire ndetse n'imitekerereze. Muri make ni amayeri y'uburyo buri psychologique ushobora gukoresha kenshi muri ubu buzima akagufasha kwigenzura no kugenzura abakugaragiye mu buryo butakugoye. Muri make ni amayeri yagufasha koroshya ubuzima. Aya mayeri akoreshwa n'abantu batandukanye. Ashobora gukoreshwa n'abacuruzi benshi mu gushishikariza abantu kugura ibyo bacuruza. Aya mayeri akoreshwa n'abanyapolitiki kugenzura abo bategeka. Aya mayeri akoreshwa n'ibyamamare mu kugenzura abafana. Aya mayeri akoreshwa n'abayobozi b'amadini mu kugenzura abayoboke babo. Aya mayeri kandi ashobora no gukoreshwa n'abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'umuntu ku giti cye ashobora kwigenzura akoresheje amwe muri ayo mayeri. Ni urutonde rero rw'amayeri menshi, ariko ndagerageza kuyagabanyamo ibice kugira ngo tubashe kuyumva neza. Isi y'iki gihe ngo ntabwo igifasha inyangamugayo cyane, ahubwo ngo ifasha abanyamayeri. Ni ijambo rishekeje ariko ririmo filozofi ishobora kumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Isi y'iki gihe ntabwo ifasha inyangamugayo, ahubwo isigaye ifasha inyaryenge mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu rero b'inyaryenge bakoresha amayeri mu rwego rwo kugira ngo babone inyungu mu bintu bitandukanye. Ayo mayeri rero harimo amwe abashakashatsi bagiye bahurizaho mu nyandiko zitandukanye. Niyo umuntu yagarukaho nonanga, reka duhere ku mayeri wakoresha ugenzura abandi. Noneho mu kindi cyiciro turarebera hamwe amayeri wakoresha wigenzura wowe ubwawe. Iyeri rya mbere hari iyeri cyangwa se rimeze nk'ihame, kujijisha abantu bagakora ibyo ushaka ko bakora ariko bo bakibwira ko babikoze kuko babyihitiyemo. Muri make jijisha abantu bakore n'ubundi ibyo bashaka ko bakora ariko babikore bibwira ko ari bo babyihitiyemo. Uri kumvira iryo yeri? Muri make hari icyo ushaka ko abantu bakora ariko ukabajijisha ku buryo bagikora bibwira ko biri mu mahitamo yabo, ku buryo badashobora no kuvumbura ko wabajijishije. Uko ubikora hano uha abantu amahitamo yo kwihitiramo ibintu runaka ariko byose biri mu byo washaka ko bakora. Muri make aho kubategeka, wowe ubaha guhitamo mu bintu biri mu byo ushaka n'ubundi ko bakora. Abanyapolitike ku baturage, abanyamadini ku bayoboke, abacuruzi ku bakiriya, iri yeri bararikoresha cyane. Reka mbahe nk'urugero wenda ukuntu iri yeri rikora nkoresheje nk'urugero rw'umwana n'umubyeyi. Tuvuge ko umuntu ni umubyeyi arimo arashaka ko umwana we arya imbuto kandi we yikundira biswi. Muri make umubyeyi amaze igihe arwana no kumuca kuri biswi kubera ko zamushiririje amenyo zikabamo n'ibinyabutabire bitari byiza ku mwana. Arashaka gutangira kumukundisha imbuto. Uramutse ukoresheje iri yeri ntabwo uri butegeke umwana ngo urye imbuto vuba, oya, ahubwo uramujijisha. Uzane ubwoko bw'imbuto butandukanye, nurangiza umubwire uti ari iyi pome nziza, n'uyu muneke uryoshye, ndetse n'uyu mwembe wenda w'agahebuzo, urahitamo iki? Wenda umwana ahitemo pome, ubu uramufatishije. Umwana ararya pome yishimye kubera ko azi neza ko ari wayihitiyemo, ntari bundamenye ko wamujijishije. Jijisha abantu bakore n'ubundi ibyo bashaka ko bakora ariko babikore bibwira ko ari bo babyihitiyemo. Muri make wafatiye ibyemeza abantu ariko ukareka bakihitiramo gukora ibyo n'ubundi washakaga. We wabahaye option, wabahaye ibintu byinshi byo guhitamo, ntabwo bategetse, ariko ibyo byose icyo bahitamo cyose nta kibazo. Muri make icyo ushaka ugatuma bo bakihitiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukoresheje amayeri. Icyo gihe rero babikora bishimye bibwira ko ari amahitamo yabo, nyamara n'ubundi wowe uri mu nyungu kubera ko nibyo washakaga. Irindi yeri rya kabiri ushobora gukoresha ugenzura abantu no kwibuka amazina y'abantu no kubahamagara mu mazina yabo. Aya ni amayeri agufasha kugenzura umuntu uwo ari we wese. Iyo uhamagaye umuntu mu izina rye nta hantu yahera kwirengagiza. Iyo uhamagaye umuntu mu izina rye yiyumva nk'umuntu udasanzwe
kubera ko ubwonko bwacu bukorwaho cyane n'amazina yacu. Ni ibintu tuba twarakuranye kuva mu bwana, ku buryo izina ryawe mu buryo bw'imiterere n'imitekerereze riba rimeze nka kimwe mu bice bigize ubwonko bwawe. Niba ushaka rero kugenzura abantu, jya ubahamagara mu mazina yabo. Iyo ubikoze urabagenzura, kubera ko umuntu uhamagaye mu izina nta kabuza agomba kwita ku cyo umubwira. Burya abantu bakunda kwiyumva mu mazina yabo. Niyo mpamvu nk'iyo uhamagaye umuntu mu izina rye akwita abantu urukundo rudasanzwe, n'icyo umubwiye akacyitaho by'akarusho. Gusa ariko biba byiza kubikora nko ku bantu uyobora, kubera ko nko guhamagara bosi cyangwa se umuntu ugukuriye mu izina hari igihe bitagaragara nk'umuco mwiza. Bisaba kubikora mu bantu wenda bawe, niba ariko nabivuga. Hanyuma irindi yeri rya gatatu, igana abantu ukoresheje ururimi rw'umubiri wabo. Niba ushaka kubagenzura, niba ushaka kwemeza umuntu runaka cyangwa se ushaka kwigarurira umuntu runaka, gerageza wigane imvugo z'umubiri we, ariko mu buryo budakabije. Burya buri muntu wese agira ururimi rw'umubiri we, uburyo agenda, uburyo akora ibimenyetso byo mu maso he, uburyo akora ibimenyetso by'intoki ze, uburyo yicara, uburyo areba, uburyo ahumeka, uburyo avuga n'ibindi. Nko ku bantu batereta, iyo ugize utuntu tumwe na tumwe wigana ku muntu uri gutereta, kumwigarurira ngo biba byoroshye cyane. Impamvu ni uko imvugo z'umubiri akenshi ba nyirazo ntabwo baba bazizi, n'uzizi ntazitaho, ariko kiba ari kimwe mu bice bimugize mu bijyanye n'imiterere n'imitekerereze. Iyo rero umwiganye mu buryo nawe atazi, ahita yiyumvamo ko hari ibintu muhuriyeho nawe atabasha gusobanukirwa neza, bigatuma rero kwiyumvamo mu buryo bworoshye. Muri make, niba ushaka gutsindira nk'icyizere cy'umuntu runaka, gerageza ujye wigana imvugo ze z'umubiri. Gusa wirinda gukabya, kubera ko iyo ukabije haba hari ibyago byinshi ko yavumbura kuri kumwigana. Hanyuma irindi yeri rya kane, herekeresha amagambo yawe imvugo z'umubiri wawe. Niba ushaka ko abantu bemeranya nawe mu buryo budasubirwaho, urugero, niba uri nko gushaka ko umuntu yemera ikintu runaka, menya ko amagambo yonyine aba adahagije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Koresha n'ibimenyetso biherekeza amagambo. Urugero, niba uri nko gushaka ko umuntu agura nk'inkweto yo kwirukanka, mu gihe uri kubivuga ongeramo utuntu, nunabishobora wirukanke nawe. Niba uvuze ijambo, riherekereshe bimwe mu bimenyetso bijyanye. Niba ari yego, uzunguza umutwe uwerekeza hejuru. Uwo muntu uri gushaka kwemeza muri ubwo buryo, nta kabuza icyo umubwiye cyose azajyana nawe. Gusa ukirinda gukabya, kubera ko iyo bikabije umera nk'umuntu ushekeje. Ibi rero nibyo bita subliminal signals. Subliminal signals umuntu yazabigarukaho ubwabyo. Umuntu yavuga ko ari ibintu biri below, ni ibintu biri munsi ya subconscious mind. Muri make, vanga ubutumwa bwo kuvuga n'ubutumwa bw'indagi, bivuze gutyo byakumvikana neza. Hanyuma irindi yeri rya gatanu, reba umuntu mu maso neza niba ushaka kumenya ukuri kwisumbuyeho. Ku bantu bazi uburyo bino bikora, ubundi ntibashobora kugusubirishamo ikintu runaka ngo subiramo rimwe, kabiri cyangwa gatatu, cyangwa se ngo rahira wongere urahire. Kuri bo ntabwo bikora, ahubwo we akubaza nk'ikibazo ubundi agaceceka. Hanyuma mu gihe uri gusubiza akakwitegereza mu maso agutumbiriye cyane, adahumbaguza kandi atuje rwose. Iyo akureba gutya rero, wowe usubiza uhita ujya ku gitutu, bigatuma usubiza mu buryo burambuye kurushaho. Ubu buryo ariko nabwo bwakora nko ku bantu uyobora cyangwa se abana bawe. Ntabwo watumbira nka boss wawe muri ubu buryo, cyangwa se umuntu ukuruta. Hanyuma irindi hame rya gatandatu, irukana abantu bashaririye ukoresheje nk'indorerwamo. Niba uri nk'umucuruzi wakira abantu, ushobora kwakira abantu b'ingeri zose. Abakugana bose rero siko baba banezerewe. Hari bamwe mu bakugana bashaririye, bashaririwe n'ibintu bitandukanye. Urugero, wenda hari abapfushije, hari abashonje, hari abagowe n'ubuzima n'ibindi bibazo bitandukanye. Umuntu rero iyo aguhingutse imbere, uburyo akuvugisha bishobora gutuma nawe ubihirwa n'umunsi cyangwa se ubihirwa n'ubuzima. Icyo ukora rero, ushobora gushyira nk'indorerwamo nini inyuma y'aho wakirira abantu, ku buryo uwinjiye wese akugana yireba muri iyo ndorerwamo.
yaje yazinze umunya akireba mu ndorerwamo akabona uko asa, ahita ahindura isura akagerageza kugaragaza akamwenyu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta muntu n'umwe ukunda kwibona yarubiye, niyo mpamvu indorerwamo ituma abantu bahindura isura. Ayo rero namwe mu mayeri 6 wakoresha ugenzura abandi. Hanyuma reka mbagezeho andi mayeri 5 noneho ushobora gukoresha wigenzura wowe ubwawe. Guhekenya shikarete ni ibintu bishobora kujijisha ubwonko. Aho kunywa itabi burya ngo ugabanye stress, wahekenya shikarete, ariko hari shikarete ziba zarabugenewe, ziba zitarimo na biriya binyabutabire by'amasukari bishobora no kuba byangiza n'ubuzima. Hari shikarete ushobora kubona muri za farumasi. Iyo uri guhekenya shikarete rero ubwonko bugabanya imisemburo y'ubwoba no guhangayika, ahubwo bukarekura imisemburo y'ituze muri wowe, kubera ko ubu bujijishije, ukibwira ko uramutse uri nko mu kibazo nta kintu wabasha gukanjakanja. Uzarebe iyo uhangayitse mu buryo bw'indengakamere, iyo uri muri danger nta kintu ushobora kumira ngo kigende. Cyagiye rero ugowe n'ubuzima, gerageza uhekenye shikarete. Ni amayeri yo kujijisha ubwonko kugira ngo bwibwire ko uramutse uri mu kibazo cya nyacyo nta kintu wabasha gukanjakanja, cyane ko imisemburo y'ubwoba burya ni imisemburo yo kukuburira, burya ni imisemburo yo kwirwanaho bitewe n'ikintu kidasanzwe gishobora guteza akaga ubuzima bwawe. Iyo rero uhekenye nka shikarete cyangwa se ugahekenya nk'akantu runaka, ni bimwe mu bintu bijijisha ubwonko bikakurinda gukomeza guhangayika. Hanyuma irindi hame umuntu yavuga cyangwa se rimeze nk'iyeri ryo kugenzura ubuzima bwawe, icyo utekereza kuri n'icyo uri cyo. Iryo ni irindi yeri ryo kwigenzura wowe ubwawe. Iyo umva ko uri mwiza uba mwiza, niyo wizera ko ufite ubwenge uba umunyabwenge. Muri make uri icyo wizera ko uri. Kugira ngo uhinduke rero icyo ushaka kuba cyo, urabanza ukiyizereramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri make uri igisobanuro cy'ibyo utekereza. Iyeri rya 3 ryo kwigenzura wowe ubwawe, niba umuntu akurakariye wowe jya utuza. Nubwo bitoroshye ko utuza iyo umuntu akurakariye cyangwa se akugiriye umujinya udasanzwe, ariko ni byiza gutuza mu gihe bimeze gutyo. Iyo umuntu akurakariye nawe ugatera hejuru, bituma ikibazo kiba kibi kurushaho. Byane nigeze kubabwira ko iyi modoka ebyiri zihuye nko mu nzira nijoro zose zicanye amatara maremare, kugira ngo zibisikane neza bisaba ko imwe igabanya amatara cyangwa se ikayazimya cyangwa zombi zikagabanya. Umuntu nawe rero yagucanyeho amaremare, wowe icyo ukwiye guhita ukora, ihita ucana magufi cyangwa se uyazimye, kubera ko gucana maremare bikomeza ikibazo aho kucyoroshya. Ni n'uburyo bwiza bwo gusebya uri ucanye maremare kandi utamukozeho. Hanyuma irindi yeri rya 4 ryo kwigenzura wowe ubwawe, andika ibitekerezo byawe cyagihe uhangayitse cyangwa cyagihe ufite ubwoba. Muri make nuhangayika, nugira ubwoba, nubabara, nugira agahinda, nugira amarangamutima mabi yose, ujye uhita ufata ikayi n'ikaramu wandike ibyo uri gutekereza muri ako kanya. Ibi ngibi birakora kubera ko nyuma yo kwandika uzumva umeze neza nkaho umaze kuganiriza abandi ibibazo byawe. Ibi ubwabyo bikiza ibikomere. Hari abantu rwose badakunda kuganiriza abandi ibibazo byabo, kandi burya iyo uvuze ikibazo no kuba cyakira biroroha cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo gihe rero niwumva bikurembeje ujye ufata ikayi n'ikaramu byandike. Ni amayeri yo kwigenzura wowe ubwawe. Iyeri rya 5 ari naryo rya nyuma, no kwishyiramo umutuzo muri buri kintu gishya cyose kikubayeho. Tuza muri buri kintu gishya cyose kikubayeho. Urugero, niba ugiye guhura n'umuntu ku nshuro ya mbere, ugiye kuvuga ijambo imbere y'imbaga ku nshuro ya mbere, kubera ko byose bipfira mu mutwe, ugomba kumvisha ubwonko bwawe ko atari bwo bwa mbere ibyo bigiye kukubaho, kandi ikintu cyose wumvishije ubwonko bugitwara gutyo. Iyo ubikoze gutyo rero ubwoba burashira. Aya rero ni amayeri ushobora gukoresha ugenzura abantu, ndetse hakabamo n'andi ushobora gukoresha wigenzura wowe ubwawe. Natangiye mbabwira ko isi y'iki gihe ngo ntabwo ifasha inyangamugayo, ahubwo ngo ifasha abanyamayeri. Niyo mpamvu no mu nzu y'ibitabo nzajya mbazanira imwe mu mitekerereze y'amayeri umuntu ashobora gukoresha kugira ngo akomeze koroshya ubuzima. Isi y'iki gihe ntabwo igifasha ngo inyangamugayo cyane, ngo ifashe inyaryenge. Iyo usoma cyane rero ugomba nawe no kumenya ubwo bwenge bwo kubasha gukomeza kuvunjira isi mu buryo bumwe cyangwa ubundi.